Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, nimukomere, Imana turi kumwe, nta cyaduhangara. Ngaho amasomo tuzirikanaho none ku cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, tariki 13 Kamena 2021, aho hano mu Rwanda iwacu duhimbaza umunsi mukuru w'abahawe Imana b'i Buganda, Karoli Rwanga na bagenzi be. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Bukeye baza gufatana none abavandimwe 7 hamwe na nyina, umwami abakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo arabavugira ati, mbese icyo tubaza cyangwa se wifuza kutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasokuruza bacu. Igihe agiye kunogoka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu. Ahera ko azana ururimi nk'uko bari babimusabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwari ati, iyi myanya y'umubiri nyikesha Nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka n'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa basingira uwa 4, nawe bamubabaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta n'ukugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cyuko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri niryo mu Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugeza kwa 39. Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Iyo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yaburite kandi kutugabira byose kumwe nawe, ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Ko Imana iziha kuba intungane, ninde uzazicira urubanza? Ko Kristo Yezu yapfuye ndetse ko yazutse, we uri iburyo bw'Imana, akaba nadutakambira. Niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se? Agahinda se? Ibitotezo se? Inzara se? Ubukene se? Imitego se? Cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo, ku mpamvu yawe baratwica umusubizo, batugize intama z'imbagwa. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari iby'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Yezu Kristo umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo 24 kugeza kwa 26. Yezu ati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwarabubura, kandi wanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikize, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira, Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nta cyantandukanya na Yezu buzima bwanjye. Bakristo bavandimwe, dukomere, dukomeza abandi. Kristo ari kumwe natwe, ntago ashobora kudutererana na rimwe. Uwo Kristo rero naganzi wacu buri munsi. None kuri iki cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, turahimbaza umunsi mukuru w'abahawe Imana b'i Buganda, Karoli Rwanga na bagenzi be. Aho ubusanzwe tubibuka ku itariki 3 Kamena, ariko by'umwihariko kubera impamvu z'ikenurabushyo, hano iwacu mu Rwanda inama y'abepiskopi ihuza n'umunsi w'abarayiki, bigahimbaza ku cyumweru cya mbere kiri hafi nyuma y'umunsi mukuru wa Pentekosti, nyuma yo guhimbaza ubutatu butagatifu na nyuma y'umunsi mukuru w'isakamento ritagatifu.
abahawe Imana b'i Bugande bagatumurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi, abalayiki umwanya n'uruhare bafite muri kiliziya ngo kogeza ivanjiri ya Kristo. Tugendeye ku masomo matagatifu tumaze gutega amatwi no ku buhamya bw'abahawe Imana b'i Buganda, tujya kuzirikana ku ngingo remezo y'ububabare buganisha ku mukiro, la souffrance salvatrice, kubabara ukababarira hanyuma ukababarirwa. Ubwo n'ubutwari, iyo ni inzira nziza izatugeza mu ijuru. Intwari ntabwo ari yatangije urugamba, ahubwo intwari ni yarusoje. Gusoza urugamba babyeyi, mu Kristo umuvandimwe, wowe ugezeho urwana n'urugamba rw'ikibi, urugamba rw'icyaha. Ese wasanga wararambitse, waraguye? Aha, humura, komera, haguruka utwaze ube intwari ku rugamba, ube intwari mu bigeragezo, mu bitotezo. Wemere ubabare, ubabarire, nawe ubabarirwe n'Imana. Mu isomo rya mbere twazirikanye mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, twumvise uburyo umwami Antiyokusi yatoteje kandi akica rubi abavandimwe 7, akabahatira kurya inyama zatuwe ibigirwamana. Ariko bo kubera gukomera ku Mana, bemera gupfa kigabo aho kwihumanya. Baba batyo abahamya b'izuka rya Kristo, nubwo ari mu isezerano rya kera, bizeye ubugingo bw'iteka, izuka. Umubare 7 muri biya nko twagiye tubizirikana, mu gihe bureye ni zayini, intwaro, kurwana urugamba rw'ukwemera, la perfection, gukomera mu byago, intambara, ugakomera mu bubabare, kuko ububabare ari inzira y'umukiro, ni inzira iganisha ku butungane, la perfection. Ni nabyo Pawulo ari gushimangira uyu munsi, atubaza ikibazo kiduhumuriza, kidufasha gukomera mu byago, mu bubabare, kuko ububabare nyine ari inzira y'umukiro. Ati, niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Kuba mfite Yezu birampagije, kuba ndi kumwe na Yezu ntacyo naba. Nguko gushikama mu byago, ibitotezo, imibabaro, ndetse n'imbere y'urupfu, ngirinda kwitandukanya na Kristo, ngirinda kwihumanya. Bityo tukigana Kristo wabiduhayemo urugero, nk'uko ivanjiri yabitubwiye uyu munsi. Kristo witanga akatwitangira, bityo agatwigisha ko umuntu wese witanga yamera nk'imbuto ibanza guhuguta kugira ngo yere nyinshi. Yezu ati, ndababwira ukuri, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho ihuguse yera imbuto nyinshi. Amen. Urakoze Yezu kudukomeza ngo turusheho kwitanga, tube intwari buri munsi, tukera kiliziya imbuto nziza. Uko biri kose bavandimwe, iyi mbuto Yezu avuga ntabwo ari kudusaba ngo tumere nk'amasaka, nk'ibishyimbo, ingano, soya n'ibindi binyampeke byose, ahubwo ni kumwigana nk'abakristu, tuba intwari nko ku musaraba, twitangira abandi, tugashira abandi bagashisha, uti vitam habeant, kugira ngo abandi bagire ubuzima. Nk'uko buji ishira maze igatanga urumuri, abantu bakabona bakava mu mwijima, n'umukristo nawe kuri iyi si intwari numurikira abandi, kuko yabonye Kristo akamwereka abandi, nuko abamukurikiye bakabona, nabo bakayoboka inzira igana Imana, inzira y'ijuru. Umukristo rero ntakabe rucitse nambutse, cyangwa ngo après moi c'est le déluge, nyuma yanjye ngo abandi batikimbire bapfe. Oya, uwo ni nyamwigendaho, ni bwikunde, ni nzisabira. Ahubwo ubuzima bw'umukristo ari we wese bwakagombye gusiga bwigisha. Nubwo wowe butakiriho, ubuzima bwawe bugasigara buvugira Imana, bugasigara buyobora abandi inzira nziza. Ni nabyo Tertullian umwanditsi wa Kiliziya Gatolika wo mu Romani yavugaga ati, mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo mu kinyejana cya 2 ndetse n'icya 3, semen et sanguis Christianorum, le sang des martyrs et la semence des chrétiens. Amaraso y'abahawe Imana ni imbuto y'ubutagatifu, imbuto ya mbuto Yezu yatubwiye. Iyi nteruro nziza ya Tertullian yatugiriye akamaro cyane mu buzima bwacu bwa Gikristo. By'umwihariko dufite urugero rwa hafi i Buganda, abahawe Imana y'u Buganda, Karoli Rwanga na bagenzi be, ku ngoma y'umwami Mwanga, bakurikije iri tegeko ry'Abamakabe twumvise mu isomo rya mbere, baba bahamya b'urukundo rwa Kristo, abahamya b'izuka rya Kristo. Ubwo benshi batotezwaga bazira kwigisha iby'Imana, Karoli Rwanga we mu gihe bari kumutwika yaravuze ati, urantwika ariko ni nko kunsukaho amazi ngo unyuhagire. Urakoze mutagatifu Karoli Rwanga. Ngubu bwa bubabare budukiza, buduhanagura, budusukura, ububabare busukura, kubabara ukababarira, hanyuma ukababarirwa, le salut, umukiro, kurokoka. Umunsi umwe umukristo wari ukataje mu busabanyiramana, nuko yari buryo adahama kwitwara neza buri munsi, akora neza ibikorwa by'urukundo, anasenga, agerageza uko ashoboye kose. Ariko yaba yiturije ari kureba, akabona ari guhura n'ibibazo byinshi, uburwayi n'ibitotezo. Yanasubiza amaso inyuma, akareba uburyo abantu b'indahemuka akenshi ubona mu buzima bwabo ari bo bari guhangayika, gushavura, kugorwa, mu gihe abandi b'abanyamafuti yewe batanikoza n'iby'Imana na rimwe, usanga ari bo badamaraye kuri iyi si, bafite amafaranga iryaguye, bafite ngo imibereho myiza,
bakize bamerewe neza. Ibyo byose bigacaho mu Kristo intege. Nuko uko yakomezaga kwibaza ngo buryo Yesu arenganya abantu gutyo, ngo ibyo bintu akorera abantu byo yabari nk'akarengane, ko intungane zigorwa naho abanyamakosa bagakomeza bidegembya. Nuko uwo Mukristo aza kugwa ku buzima bw'umutagatifu umwe, naho mu busabanyiramana bwe yahoraga yibaza impamvu intungane arizo zibabara. Rero uwo mutagatifu nawe akaba yarigeze abaza Yesu icyo kibazo, ati Yesu kuki abukunda utabadabagiza ngo bamererwe neza hano ku isi? Yesu aramusubiza ati ahubwo abo nkunda bararuha nyine, nta mudabagiro mba hano ku isi. Arongera ati iyo miruho rero Yesu niyo ituma udakunzwe nawe hano kuri iyi si. Yesu arongera ati njyewe abo nkunda mbanyuza mu magorwa akaze ndetse ngo mbasukure, aho kubadabagiza by'akanya gato hano ku isi, kandi uwo mudabagiro utaramba nyine n'uwo akanya gato ushirira hano ku isi, ngahitamo kubazigamira umudabagiro urambye, aho bazishima ubuzima bwose, ubuzima bw'iteka, kuko mbakunda nyine. Uwo nkunda muzigamira ibyiza birambye. Wa muyoboke w'Imana ati Yesu ndatsinzwe, undushije imbaraga, undushije amaboko, sinzongera kuburana nawe, niboneye ubwanjye ko ari ufite ukuri, niwe uri mukuri Yesu. Bakristo bavandimwe, nta uburana na Yesu. Yesu buri gihe afite ukuri. Hano ku isi dufite ibibazo biremereye cyane pe. Abatuye isi abenshi barangamira umudabagiro ushira vuba, kandi umudabagiro ari buzatumara kuko udukura mu murongo w'Imana. Bamwe aho kuba intwari bikazarangira batsinzwe, babaye ibigwari ku rugamba kubera gushaka inyungu zihuta, iraha, ibyishimo by'akanya gato, kuri ko ku bintu bihita vuba vuba, ugasanga nta kintu kiramba dushobora guteganya no gutegura. Byaba bibabaje kubona ahantu tuzaba ubugingo bw'iteka, ubuzima bwose ariho duharira akanya gatoya ntiduhategure. Yesu yatureba akazunguza umutwe, kuko nyine tutamwigana ngo twemere ububare nk'ubu yagize ku musaraba, twemere guheka imisaraba yacu, ububare buzadukiza, ububare budusukura, tugashaka kuguruka n'ibiguruka kandi nta mababa dufite. Ububare bwa Yesu nibwo bukiza. Bakristo bavandimwe, urugero rw'amakabe twumvise mu isomo rya mbere rurakomeye cyane. Banze guhemukira Imana, bakanga kurya inyama. Mwese muzi ukuntu inyama ziryoha, hana umuganga zikuraho nyine ubuzima bukabiha. Rero bavandimwe, inyama zisobanura ibintu byose biryoshye, murabyumva, kandi bihenze, ariko biganisha ku irari ry'isi. Irari, kwishimisha, ibyishimo by'akanya gato, amafaranga, za fraude zihuse ngo kugira ngo dukire vuba vuba, ruswa, abagore cyangwa abagabo, abakobwa n'abasore, rwa rukundo rutaramba, ibiyobyabwenge, inzoga bagutarika imbere nk'ibishuko bishobora kugukura mu murongo w'Imana. Yanze gukura mu icupa ikagukura mu bagabo, iyo ukurikiye uburyohe bwayo bw'akanya gato. Rero ushobora kuzigwaho. Cyakora muvandimwe, iyo wigomwe icyo cyubahiro ukifata, uba intwari, kandi igihembo cy'intwari ni ijuru, izuka, kuzukira ubugingo bw'iteka. Abahowe Imana y'Ubugande kimwe n'abandi bose, abo bose bigana Kristo. Kristo witanze ku musaraba ngo adukize, aducungure, akamena amaraso ye ngo tubeho. Burya bavandimwe, amaraso yose ntasa n'umutuku. Akaba umwana wanze ko muganga amwongera amaraso arwaye cyane arembye, ngo asanzwe azi ko amaraso yose agira ibara ry'umutuku, ngo none ari kubona bimeze nk'amazi. Oya muvandimwe, uko aya maraso yari ari umutuku ashobora guhindura ibara bitewe n'uburyo bashatse kuyategura, ni nako umukristo wese ashobora kugira uburyo bwinshi ashobora kumenamo amaraso. Ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byo kwigomwa, kwitanga, agahorwa Imana mu buzima bwa buri munsi, ababarira abandi. Ni kwa kuntu uzanga kuri inyama zatuye igirwamana, ukanga gukora ibibujijwe, ibyo utemerewe, ukanga koka ku ngeso mbi. Nubwo ibi byose byakubabaza inyuma ku mubiri ugashira, ariko umutima wawe ugakomeza mu busabanyiramana aho gukomeza mu busabaniracyaha. Hari amagambo abiri y'Igifaransa ngiye gusorezaho arimo kubabara biganisha gukubabarira, bikarangira ubabariwe. La miséricorde et la compassion. Amagambo yombi aturuka ku magambo n'ubundi y'Ikilatini la miséricorde, miser, cor cordis, ni umutima ubabara ukababarira, impuhwe. Naho compassion ni kumupati, compatir, compassion, souffrir avec, kubabara mu kigwi cy'undi, kubabarana n'undi. Ngizo zampuhwe, impuhwe twigana, zampuhwe za Yesu zirenze umupaka. Bitwibutsa ko utaba intwari utarababaye, utarakobotse, utaravunitse, utarahangayitse, ukarara amajoro n'amanywa ukorera abandi, witanga nk'uko Yesu yaturariye amajoro n'amanywa. Ntushobora kuba intwari utaravunika. Intore ishira ishinjagira. Ntushobora kuba intwari utarashira ngo abandi bashishe. Abantu benshi kuri iyi si dushaka imbabazi ngo tubabarire, ariko mbere yo kubabarirwa no kubabarira habanza kubabara, souffrir, ukababara mu kigwi cy'undi,
ukaba mu kigwi cy'uwaguhemukiye, ukaba mu kigwi cy'umunyabyaha, nk'uko Imana nayo ibabara mu kigwi cyacu. Yezu akabara mu kigwi cyanjye, mu kigwi cyawe. Yezu akababara mbere yo kutubabarira. Ngiyi kamarampaka, agakiza kacu, umusaraba. Nk'uko Bikira Mariya yahanuye ikibeho, adushishikariza gutwaza mu bigeragezo no kutadohoka ku rugamba rwa buri munsi, kurwana kugira ngo duharanire ubutungane, adushishikariza guharanira umukiro, tuvunika, dukora cyane, tutinubira ibigeragezo n'ibitotezo. Bikira Mariya ati, umwana wa Mariya ntatana mu busaraba, kandi ntawe ujya mu ijuru adapfuye. Nguru uruhare, nguyu umumaro w'ububabare mu gucungurwa kwa muntu. L'aurore de la souffrance dans le salut. Bakristo bavandimwe rero, buri wese biramusaba gukora cyane, nta kwivovotera ibigeragezo, nta kwinuba, kuko Yezu aba ari kumwe natwe. Ngubu ubwishingizi dufite, nta kwinubira ububabare. Cyakora ugicunga neza, niba ububabare ufite ari nk'igihano comme punition, cyakuruwe no kwivuruguta mu isayo ry'ikibi, icyaha, mu bihita by'iyi si, cyangwa ububabare ufite niba ari nk'isukuriro, la récompense, le salut, buzakugeza ku butwari, igihembo cy'ijuru. Est-ce que ta douleur c'est la punition ou bien le purgatoire? Ese ubabara urimo ni isoko y'isayo igusandaza ukisanga mu isuri isukuma kwa sekibi, cyangwa ni isoko y'isuku igusana igususurutsa ugasanga ugusanganira akagusama akagusiga ugasaneza? Yezu soko y'ubuzima, ibaze nanjye nibaze. Mwese bavandimwe, mugire icyumweru cyiza, kandi Imana ibahe imigisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.